Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze nshuti bene data munkurikira, nshimira by'umwihariko abakoze subscribe. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze gukora share kugira ngo ubutumwa bwiza mu busangize bene data bose. Imana ibahe umugisha. Rero turaza gusoma ibyanditswe twumva icyo Imana ivugana natwe, ariko mbere y'uko tubyumva reka tubanze dusenge kugira ngo Imana itweze idutunganye kandi umwuka wayo wera tuyobore. Urakoze Mana nziza, Imana ikiranuka kandi Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Tugushimiye ko waturinze ukabana natwe, ntuhabwe icyubahiro. Duciye bugufi imbere yawe Mwami w'abami, ngo tweze udutunganye. Data, turi abanyaminwa yanduye ariko dukoze ikara ryaka ku munwa. Mwami, weze imitima yacu itunganye kugira ngo amasengesho yacu akubere umubavu guhumurira neza. Urakoze rero Kristo ko utwejesheje amaraso y'igiciro cyinshi, kandi umwuka wera atuyobore muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye, amen. Mwakoze kunkurikira rero kandi mbahaye ikaze. Turaza gusoma mu gitabo cy'imigani ibice 14, turahera ku murongo wa 34. Aravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukorana ubwenge, ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni. Kadusome n'iki gice cya 15. Aravuga ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. Ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko rugoreka rukomeretsa umutima. Umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, ariko uwemera gucyahwa niwe ugira amakenga. Imana itugirire neza. Ntabwo ndi buvugaho byinshi, birisobanura, amagambo arisobanura. Tutangire ku magambo avuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni. Mu by'ukuri iteka iyo ukora ibyiza biragukurikira, kandi ingaruka zabyo n'ubundi urazibona. Igihe ugira neza ni igihe ugira neza uwo ari we wese, kandi ibyo wakoze ukabisanga imbere, Imana ikabiguhembera. Mu by'ukuri iyo ukora ibyaha ugendera mu nzira yo gukiranirwa, byanga byakunda ubona ingaruka zitari nziza mu gihe kiri imbere. Ariko ngo ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukorana ubwenge, ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni. Igihe ukora neza, ukora ibihesheje Imana icyubahiro, ngo ineza ye arayikugirira, kandi umujinya we ngo awugirira ukora ibiteye isoni. Ndagira ngo nkubwire mwene data unkurikiye, ukore neza ukiriho kandi ugifite uburyo, ukore ibyiza mu maso y'Imana, ukiranuke. Aho bakureba nabo batakureba, ujye wibuka ko ijisho ry'Uwiteka ryo rikureba, kuko ribasha kwitegereza n'agashishi k'umukara mu ijoro. Ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Niba umuntu akubwiye nabi, si ngombwa nawe ngo umusubize nabi, ahubwo nakubwira nabi umubabarire umusubize neza. We azicuza impamvu akubwiye nabi kubwo kumusubizanya neza, ahubwo we yicuza icyo abikoreye, nyuma wagusaba imbabazi. Nakubwira nabi ntuzihutire nawe kumusubiza nabi, ahubwo uzamusubizanye neza, wazumva ntacyo akoze. Nagutuka abone nta kintu bikubwiye, nakuvuga abone ntacyo bikubwiye, ahubwo we ubwe yigarure, abone ibyo arimo akora atari byo. Umuhinduze kuba utuje kandi wamusubizanyije neza. Nabyo bishobora gutuma umuntu ahinduka. Kuba ubona umuntu akugirira nabi ariko akabona ntacyo bikubwiye, ahubwo ukomeje kumugirira neza,
we ubwe bituma ahinduka, yitekerezaho akabona ko ibyo akora atari byo, akigarura. Amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. Aribyo nababwiraga, igihe ukora ikintu icyo ari cyo cyose ujya wibuka ko amaso y'Uwiteka akureba. Waba uri aho bakureba cyangwa batakureba, Satani ntakagushuke ngo akuriganye. Imana yo ibikureba, yihagararire, yibera umwambasaderi mwiza. Niba uri mu kazi, itondere gukorakora ku bintu by'abandi, witonde aho bakureba n'aho batakureba, wibuke ko Uwiteka bakureba. Sindi butinde cyane, umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, ariko wemera gucyahwa niwe ugira amakenga. Umupfapfa ntuhakane igihano se amuhana. Niba Imana iri kukunyuza mu ishuri, ihangane, wihangane uryige neza, ubanze umenye icyo Imana ishaka kukwigisha. Niba ari ukwihangana, Imana nimara kubona kwihangana kwawe gushyitse, izagukura muri iryo shuri. Niba ari ukwihanganira ubukene, niba ari uburwayi, ihangane, numara kwemerwa uzavamo utunganye, umeze nk'izahabu yanyuze mu ruganda, aribwo ufite agaciro. Kangushimire rero babanye nanjye, Imana ibahe umugisha, Uwiteka akomeze kubishimira. Ndagushimiye Imana nziza kubw'ijambo ryiza ryawe Mwami twumvise ko Mwami amaso yawe atwitegereza ibihe byose, kandi ko gukiranuka kwacu ariko kudushyira hejuru. Nuhabwe icyubahiro Mwami, komeza uduhe ubwenge bwo gukora ibyiza byo gukiranuka, kandi utuyoboze umwuka wera. Uha umugisha buri umwe wese rero unkurikira, kandi ukoze subscribe, wemera gusangiza ubutumwa abandi, Mwami Imana umuha umugisha. Kandi buri umwe wese wahaze kwifuza kwe ugere ku mutima we, urebe Data ibyifuzo afite ubisubize, kuko uri Imana ishobora byose. Wakoze rero kubana natwe, nuhabwe icyubahiro, bisabye neza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Mwakoze rero, Yesu abahe umugisha.